Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje atangaza yuko bari mu biganiro na Iran muri gahunda yo kuba bahagarika iyi ntambara iri hagati ya Israel ndetse na Iran. Ariko hagati aho ngaho ntago umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran abivuga kimwe, kuko aravuga ati ibi biganiro nubwo Amerika iri kubishaka ariko ntago biri mu buryo bunonosoye cyangwa se bunyuze mu mucyo, kubera ko ibintu Amerika yifuza ko bikorwa kugira ngo igisirikare cya Iran kive muri intambara ntago ari ibintu byoroshye cyane. Ariko nubwo bari mu biganiro ntago bivuze ko intambara yahagaze, kuko Israel mu gitondo yigambye yuko yamaze kurasa ibisasu kuri Tehran, ahari ibikorwa bya Iran, cyane cyane ibikorwa bya uranium cyangwa se atunganyiza intwaro, kandi bivuga yuko nubwo ibyo byagiye biba na Iran yakomeje kubarasa ibisasu nk'ubu ngubu ko bakirwana no kuba bahagarika ibyo bisasu cyangwa se za misile zarashwe muri Israel. Ariko bakomeza kubwira n'abaturage ba Israel ati nyabuneka mukomeze mwihishe cyangwa se mujya ahantu nyine hari umutekano usesuye kugeza igihe tuzabaha amabwiriza yo kuba mwasoza cyangwa se mwava muri ubwo bwihisho mwaba murimo. Bivuze ngo rero nubwo ibi biganiro biri kuba hagati ya Iran na Amerika, ariko nyine bigaragaza ko nta muti nyine uhamye uba uri kuboneka, kuko nimba umwe avuga ati turi mu biganiro, undi akavuga ati ibiganiro turimo ariko ndabona nta muti bifite, kandi n'umugihe babirimo intambara ikaba ikomeza kuba yabaho, ntago ibintu nyine biba bigaragaza yuko bifite umurongo mugari cyangwa se inzira yo gusoza intambara. Kandi intambara nkuko mwabibonye ntago intambara ari intambara nyine twafata nka filimi, ahubwo ni intambara nyine iri gutwara ubuzima bw'abantu ndetse n'ibikorwa remezo byinshi cyane, igakomeza no guhungabanya ubuzima bw'abantu batuye hakurya cyangwa hino no hino, hirya no hino ku isi, cyane cyane nkatwe muri Afurika, kuko tuba dukeneye gufata ibicuruzwa cyangwa se nka peteroli zivuye muri biriya bice kandi bikoresha n'ibyambu byinshi cyane bifunze uyu munsi. Nubwo ibyo byose byabayeho cyangwa se biri kuba uyu munsi, ariko Papa Leo yakomeje kugaya cyangwa se kunenga abayobozi bari muri ino ntambara, cyane cyane ikavuga ati se Amerika kucyaho kugira ngo ikizi intambara ikomeza kuba yayiha umurego, ati Imana ntigikunda na rimwe cyangwa se Imana ishimishwe n'amasengesho y'abayobozi basengera kumena amaraso cyangwa se bakomeza basenga basaba gutsinda intambara cyangwa gutegura ibitero nk'iby'Amerika cyangwa se Israel na Iran barimo uyu munsi. Ibyo yabivuze ejo mu misa y'amashami yo ku cyumweru, ubwo nyine yayisomaga misa abwira abakristo ati ibiri kubera mu iyi si ntago ari ibintu byiza cyane, nta nubwo Imana ibikunda habe namba. Dukomeje rero dutega amaso iby'intambara, ariko ibyo twifuza twese uretse kuba intambara yarangira, nta uri gufana ngo avuge ngo Iran itsinda intambara nk'uko benshi cyane tuvuga ati Iran nyabuneka iri guhohoterwa, nta nuri kuvuga ati intambara ikomeze twifanire cyangwa se hakomeze hapfiremo umuntu w'inzira karengane, ndavuga cyane cyane abasivile, ahubwo twese twifuza ko iyi ntambara yagera ku musozo, kubera ko iri guhombya isi cyane kandi buri wese ari kugiramo ingaruka kubera intambara iri kuba uyu munsi.